Kristo nashimwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Abo tubana mu mwanya wa niba turi buri gitondo, wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari ku migabane itandukanye y'isi, bakristo b'itorero Elayon Mountain Church mu Rwanda, nshuti zanjye, igitondo cyiza. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana kandi ibaha umugisha, Imana ibumvire, yumve gusenga kwawe, wowe tubana buri gitondo. Imana iguhindurira amazina n'amateka mu izina rya Yesu Kristo. Ubona Imana, ubona amaboko y'Imana, ubona Imana mu buryo bumwe ndetse n'ubundi, ubonera Imana mu rubyaro rwawe, ubona Imana mu kazi ukora, ubona Imana. Nicyo nkwaturiyeho muri iki gitondo. Ndifuza ko wabona Imana ikagutandukanya n'andi mahanga. Ubona Imana bimenyekane ku by'uko usenga upfukamye. Ubona Imana bimenyekane kwibanza muri gahunda zawe no mu byawe byose. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Iki gitondo rero muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayon Mountain Church mu Rwanda. Dushimiye Imana izinze ijoro ikazingura amanywa. Dushimiye Imana intwari ku rugamba. Dushimiye Imana yuzuye gukiranuka. Dushimiye Imana y'inyamaboko. Dushimiye Imana yuzuye imbabazi n'urukundo. Dushimiye Imana itwitaho. Dushimiye Imana iturengera. Dushimiye Imana ituzamurira ibendera ry'ubutsinzi. Dushimiye Imana itagihumbya mu buryo bwo kuturinda, iturinda mu buryo bukomeye. Dushimiye Imana, Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Muri iki gitondo turacyari muri teme yacu yitwa kugendana n'Imana. Nta wagendanye n'Imana, nta washatse Imana ngo ayibure, kandi nta wagendanye n'Imana ukurikiza ibyo ijambo ry'Imana rigusaba, ukurikiza ibyo Bibiliya, umurongo wa Bibiliya. Ni ukuri ngo Imana igukurire mwaho, naho yaba itinze gato, ariko iyijesha iza neza, iraza ikakomora, iraza ikakugirira neza, iraza ikagutetesha, iraza ikakwagura, iraza. Imana yije nawe uraseka. Hana yigeze amara igihe kirekire atabyaye, agasenga bikanga. Buri gihe ngo buri mwaka bajyaga i Shilo bagatambirayo ibitambo, hanyuma Penina agakomeza akamubabaza. Rero nawe buri wese agira Penina we, buri wese agira ikintu kimeze nka Penina kikubabaza. Ubushomeri bwakubera Penina, urushako rwakubera Penina, reka nkubwire ikigeragezo, uburwayi bwakubera Penina, buri kintu cyose cyakubera Penina. Ngo yarajyaga amubabaza cyane, ngo uko umwaka utashye ngo akamubabaza cyane. Ni ukuvuga ngo Hana yajyanaga n'umugabo we na Penina n'abana ba Penina bakajya i Shilo gutamba ibitambo, ariko Hana akavayo yarize yahogoye. Birashoboka ko nawe mu myaka yatambutse cyangwa se n'uyu munsi ubuzima urimo ufite Penina, ikigeragezo cyawe cyitwa Penina kikubabaza, ariko hari igihe Imana iza, ayiwe Imana ishimwe, igacecekesha burundu Penina, igacecekesha burundu. Maze rero ngo ageze i Shilo, umubyeyi Hana ngo arareba asanga gukomeza gusangira n'umugabo we na Penina n'abana be nta gaciro byigeze bimuhereza, nta n'icyo yigeze akuramo, nta nyungu yakuyemo. Ngo arangije Hana yigira inama, reka ibyo kurya. Nawe ujye ufata umwanya ureka ibyo kurya, wegera Imana yawe, wihererane n'Imana. Ngo arangije Hana aragenda yigobeka mu nguni y'urusengero. Yewe ngo umukecuru Hana yarakuze, ngo arimwunyamwunyuma, arapfukama, atega amaboko, arasenga, asengana umubabaro atashobora kuvuga ngo ijwi risohoke. Impamvu ukivuga cyane ukagenda ubwira abantu ibyawe, ntabwo umubabaro urakuzibiranya, ariko hari igihe umubabaro ukuzibiranya ugasigara ukubita iminwa gusa, ukavuga uti Imana areba mu mutima wanjye, iki kintu ndagihaze ndakirambiwe, Mana ntabara undengere.
ntabara undengere, numva umutima wanjye unaniwe rwose, nakoresheje izindi mbaraga zose byaranze, ariko ni wowe murengezi n'umutabazi. ngo umutambyi Eli agenda yitegereza ukuntu uwo mubyeyi ari gukubita iminwa akumviriza ngo yumve ko hari ikintu ari kuvuga. arangije umutambyi ahishwa yuko ari umugore wuzuye umubabaro. ahubwo umutambyi aramubwira tuzageza hehe isindwe ryawe? wari uzi yuko ikigeragezo gituma uhinduka nk'umusinzi ukadandabirana kandi utanyweye? nuko Hana aramubwira ati umukobwa wawe ntabwo nasinze, ati ahubwo mfite agahinda ko mu mutima. nuko Eli yatura nk'umushumba, yatura nk'umuhesha w'umugisha, aramubwira ati icyo usaba Imana ikiguhe mukobwa wanjye, Imana ishimwe. nakubwiraga ngo kugendana n'Imana, icyo usabye Imana irakiguha. iyo ugendana n'Imana uri imbere y'Imana, ugenda wicishije bugufi ukora ibyo gukiranuka, ndagira ngo nkubwire ko urugamba Hana yari ariho ntabwo rwari burangizwe n'umugabo we wamukundaga cyane akamuha ibintu bya mirenge, ntabwo rwari burangizwe n'umuryango, rwagombaga kurangizwa n'Imana. urugamba rwe rwagombaga kurangizwa n'Imana ikarema umwana mu nda ye. Imana ishimwe. nawe ikuremera ikibemeza mu izina rya Yesu Kristo. Hana atambukana amashimwe. Hana ageze mu gihe cyo gushima Imana, yaravuze ngo uwari ingumba ngo niwe ubyaye karindwi. Imana ishimwe. Imana ikorwa ku mutima nuko Hana ahitse avuga ngo abyaye karindwi hejuru ya Samweli wenyine. ngo imwongera abandi bana. Imana ishimwe. Imana iguha umugisha wiyongeranya ku wundi mugisha. Imana ishimwe. Imana iguha amashimwe yiyongeranya ku yandi mashimwe. Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. nyemerera rero dusome ijambo ry'Imana tukiri mu kugendana n'Imana. ni ukuri nugendana n'Imana nta gihombo, uzagenda wagurwa n'Imana umunsi ku munsi, umunsi ku munsi. Imana ishimwe. nyemerera dusome ijambo ry'Imana. ni igitabo cya Mose gutegekwa kwa 2 ibice ni 4. dusome duhereye ku wa 7 ariko tugeze ku murongo w'9. mbese hari ishyanga rikomeye rifite Imana iriri hafi nk'uko Uwiteka Imana yacu ituba hafi iyo tuyambaje. Imana ishimwe. simbuka tujye ku 9. wirinde gusa. Imana ishimwe. wirinde gusa ugire umwete wo kurinda umutima wawe. Imana ihabwa icyubahiro. we kwibagirwa iby'amaso yawe yiboneye bye kuva mu mutima wawe iminsi yose ukiriho. Imana ishimwe. hari ikibazo utangiranye n'iri jambo, rirakubajije ngo mbese hari ishyanga rikomeye rifite Imana iriri hafi nk'uko Uwiteka Imana yacu ituba hafi, nk'uko Imana yawe ikuba hafi iyo uyambaje. Imana ishimwe. ijambo rirakubwiye rero ngo wirinde gusa ugire umwete wo kurinda umutima wawe. Imana ishimwe. nugendana n'Imana, nufata umwanzuro wo kugendana n'Imana, nufata umwanzuro wo gutuza Yesu Kristo mu mutima wawe no mu byawe no mu bawe, wowe icyo usabwa ni ukwirinda gusa. wirinde kandi ugire umwete wo gushaka Imana bigishoboka kwibonwa. wirinde ugire umwete wo kurinda umutima wawe. we kwibagirwa iby'amaso yawe yiboneye. iminsi utambutsemo, wa mugabo we, wa mubyeyi we, wa musore we, wa mukobwa we, hari iby'Imana yagukoreye ubirebesha amaso yawe. hari iby'Imana yakoze uravuga ngo mbonye Imana. rero ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo wirinde we kwibagirwa iby'amaso yawe yiboneye bye kuva mu mutima wawe iminsi yose ukiriho, iminsi yose uzaba muri iyi si. wirinde ntukibagirwe iby'Imana yagukoreye, ukabibonesha amaso yawe, ukavuga n'ururimi rwawe ko Imana yagutabaye. wirinde bye kuva mu mutima wawe, hanyuma ukomeze ugendane n'Imana yawe wicisha bugufi, hanyuma Imana yongere ikore n'ibindi. Imana ishimwe. nakubwiraga ngo ni irihe shyanga rikomeye rifite Imana iriri hafi nk'uko Uwiteka Imana yawe ikuba hafi iyo uyiyambaje. Imana ishimwe. Imana iguha umugisha. Shalom shalom. ugende wirinda mu mutima wawe kandi ntuzibagirwe iby'amaso yawe yiboneye Imana yagukoreye. Imana iguha umugisha.